Amen. Ndashimira Imana kubwo abantu mbona tuziranye n'abo tutaziranye, ariko ni bene wacu. Ariko ndanezerewe kuba Yesu ashimwe. Haleluya. Kera narashaka mu minsi yashize najyaga kuvuga ngo kimwe mu bintu bizanezeza ni ukuzaba nicaye ko n'abashumba bicaye bari mu bukwe bwanjye. Hari umukecuru umwe twasenganaga kera yageze kumbwira ati ibintu by'agakiza bigeze ku mugoroba, Imana ukayivuga buhoro utazava ugahinduka bakakubaza byinshi. Wabigenze buhoro wahava abantu bazavuga ati niba wahoraga bihariye. Rero namenye Imana itari ku wayizeye. Buriya umuntu agomba ko ataragera muri Yesu. Hari igihe umuntu aba mu rusengero akagera ngo muri Yesu yagezemo. None se waba muri Yesu imbere mu rutare indani ukagwa hehe? Waba hehe ubona? Ni mu rutare. Nawe nyine ukomeza kubarizwa mu ngaho. Ntabwo rero dufite ubwoba bw'ibihe. Umunsi umwe nkajya kuvuga ngo umunsi nzaba nibiri dote mbona muzeruka mukayicaye hariya na papa n'abandi bakozi b'imana bazishima. Uwo munsi nzafata impano nkayihamba bazishima pe, kandi byaranejeje Imana arabimbuye. Ariko mbona bibira cyacurutse. Nta byishimo ntagira muri iyi si nk'ibyo nagira imbere y'Imana. Rwose Yesu ashimwe. Nagira ngo mbabwire ko tubiziranye kuko nta kintu wagereranya n'ako gakiza. Kwibona ibi bintu abantu bagira gutya agatangira gucuruza ibintu yagira igishoro cy'ibihumbi 200 agatangira guhindura ingendo. Ntabwo ari ibyahatari gukora. Ibyiza biri. Umuntu arubaka kadasitere atarashyiraho ibirego agatangira gukandagira abantu. Biragitangira. Abantu akabazengereza. Kandi Imana ifite byinshi byiza. Ubwo bireke itarajya mu buzima kuri bayigisha umuntu akaruhuka. Ariko nibyo twubaka turubaka mu isi. Umuntu aragira abana i Kigali ntiyongere gusubiza abantu ukajya mu Kigali kwa Yesu. Baramutse neza. Sasha wamenye ko umwana wanjye araje kaminuza. Ntabwo mwamenye ngo utabizi wenyine ko ntabimenye se ngo utabizi wenyine. Mbese niba wabikurangije. Ntabwo bafite impagarara barashaka kubera icyuho cy'agakiza. Abantu bafite icyuho cy'agakiza. Nabo bagashaka kugaragariza ibyo bizera mu byo bafite. Kandi ibyo umuntu afite ni bito cyane. Muri iyi ntambaro uhura nazo Yesu ashimwe. No kunanirwa kugira iyo umuntu ahuye n'intambara ahura n'intambara zibanye n'amakuru afite. Hanyuma gutsinda bikajyana n'icyizere afitiye amakuru afite. Intambara duhura nazo ziba zingana buriya n'amakuru dufite. Noneho gutsinda n'utsindwa bikajyana n'icyizere afitiye amakuru afite. Naho ubundi nta mahoro rwose. Umuntu aragura amarinete atarwaye amaso ajyanye n'ay'igifuniko by'amifuka. Agatangira kuririmba ayereka abantu n'ibiti. Kandi nta kibazo cyabaye gusa we wambere. Igihumure. Bizareba imiryango yakinnye cyane. Iyo imiryango yagiye cyane cyane bakagira umuntu umwe akazamo bakabona amafaranga. Hari ibindi aba ari mu nama y'abo bantu kubera ibintu by'ibibazo ukuntu bakandamijwe. Yaba ari mu nama ndetse bagahita bavuga ati nicyo kintu ndetse nacyo turaza kubikurikiza. Kandi yari yinsamu. Iyo yavuze ikintu
Rero uramufashe nakabaye sinzigaye kakamujya ibintu byawe byo kuririmba birakora basha kungeresha mu madosi dosi waye kuririmba abandi baminisitiri nibo bakora protokole wowe wabuze umwanya muri dosi hari abaminisitiri bakora protokole mu rusengero babadiyakoni kandi akadiyakona badosi kandi badosi badashaka kujyaho ni ukuri mu bumure pe nta kintu cyafatanye mu yibitse bakeka ko ibigamba kuri kuri ikintu cya mbere ntabwo wari ufite radiyo udafite tumva amakuru radiyo ntacyo bigufasha kuba witirirwa izina rya yesu ukaba udafite amakuru ibyo bigwizera ntacyo bikubariye ni ukuri mu bumure pe Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo byo kujya muri salo bagereza na hano ukirirwayo ukararayo amateraniro akarinda asoza ukaza kuza ukerewe ngo tukubone abantu bamanitse amaboko ntibabyibuka ariko wenda bikaba bizakizira ku bantu usibye n'abandi ariko nari bavuye muri Yesu yaravuze ngo basigira amahoro ni ukuri mugira amahoro hari ibisabwa hari ibishakamo ni umutabazi wawe rwose irahagije ngo gutabara ariko bitegerezanya amahoro uvuga amahoro hari ibyo kwitana n'umuntu kandi ujya uvuye muri iyi minsi ndi muri iyo bidasanzwe bihese nabuse none se ubundi bisanzwe kuri bibi ndi muri iyo bidasanzwe uri kudasanga mu cyizwe ibyo bidasanzwe ibisanzwe ku rusengero pastor mama papa muri iyo bidasanzwe ninde bagarutse abaragiye hari abataragiye rero gusenga ni bisanzwe iminsi ndimo kabaka kwimana ndona bigereza bitese yarasanzwe bacwa we bari baragiye iyi minsi byakabaye yatumeka kugendera rwanda ariko byo gusenga bigahoraho Yesu ashimwe kuko ubundi mu itorero ntabwo kuba abayoboke ababigisha abayoboke baba mu idini haleluya rero mu itorero rya kristo bigira abigishwa ntabwo ari abakiriya si abayoboke ni abigishwa umwigishwa yakora ku birenge by'umwigisha ntabwo tugomba no kuba yaje bidasanzwe oya ni amahoro kristo yigisha ubuzima Yesu ashimwe haleluya haleluya ushobora kumara iminsi ibiri udakoze amasengesho yo kwiyiriza ariko ntiwamara n'umuti gawe udasenze gute se hari nanjye nakira abantu njya nakira kuri za mpamvu zanjye navuze ukakira umuntu akakubwira ati rero rwose nagira ngo umubwire njyewe ko ndi n'umuhungu w'Imana narakijijwe ariko nagira ngo wenda rero umufasha kuko mbagijijwe ariko nawe urabizi iyi si ntiwayibamo udatanze akantu agakizwa kagenda kandi twayibitseho ntiwayibamo udatanze akantu rero turasenga ariko Imana ngo turi ubwenge kubera aho ubwenge bw'inyamaswa bawe tugira ubwenge buhise nyine nawe yaba kumugenza ukuhisega nawe umukuru mbese ni mukuru wo kumva ibitekerezo cyangwa ni mukuru wo kwemera ibyo nizeye ntabwo ni mukuru wo kuza nyine ndashaka kugira ngo dushyiremo akantu kandi nawe byagufasha byagufasha rwose tukareba utugoroza tukavamo make tukabigorora rero ntabwo akora n'ikintu cyiza ko gategerejwe umuto ubundi ntabwo uri muto
muri Gamusenda Nyagatare haba amahoro. Amahoro tujya kuvuga ko imbaraga z'agakiza gusa umwanya muto hanyuma agamugisha kuva 33 umurongo 18. Aramubwira ati yereka ubwiza bwawe burabagirana. Yereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzagushakira neza kwanjye kose imbere yawe. Nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu utagira ubuntu, kandi nzamubarira umuza wawe. Kandi ati niwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atareba mu maso yawe. Kandi Uwiteka hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uhagarare ku rutare. Kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho uzabushyira mu busate bw'igitare. Ubwiza bwanjye bukikunyuraho uzabushyira mu busate bw'igitare. Nagira ngo uyu mugabo witwa Mose wakoreshejwe n'Imana ibintu bitangaje cyane. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugendana n'Imana kwa Mose, Imana yakoranye n'ibintu bitanu, ariko ndavuga ko bitatu gusa. Hanyuma aza kuvuga kuri icyo kintu kigendanye n'ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Icyambere Imana yabwiye Mose ijya kumuhamagara abwira ngo Mose we kwera muri imbaraga zawe kuko uhagaze arahera. Ikindi kirabwira ngo Mose we rekura inkoni. Mose arayirekura, sibyo? Mwabimishije